ikibazo kiri kwibazwa Lorenzo nuko APR igiye kugura umukinnyi wari umaze sezo yose yicaye urumva aho niho abantu bari gushyira akabazo ariko ubundi urebye CV naho yakinnye biragaragara ko ari umukinnyi uri ku rwego rwiza mu by'ukuri guca mu kipe APR guze Paul Pogba yabiguze umukinnyi mubi umwaka wicaye ariko uri umukinnyi ukomeye Pogba se yarabuze ikipe ntabwo yabuze yicaye byari bihano ahangana ukubura ikipe ariko nyine nta muntu wajya kumusesengura cyane atarazi cyane ko batanamutangaza ubwo yewe igihe bamutangaje akanagera mu kibuga nibwo tuzabibona ariko amakuru avuga ko hari umuntu rwose umbwiye ko uyu mwataka yamaze yewe no kugera ni Kigali kubera ko mukono ku masezerano yawusinye yamaze no kugera Kigali ubwo igisigaye no kwa APR yo ubwayo imutangaza ko yamaze kumushyiramo ubwo rero abantu batangiye kuvuga ngo ikipe ya APR yabifite ubusatirizi bw'aba Burkinabe igashyiraho uyu musore w'umunya Cote d'Ivoire ku mafoto ndi kubona yambaye n'umwambaro w'ikipe y'igihugu yarahamagaye rwose mu kipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire senior nubwo benda atakinye cyane ariko yabayemo ubwo rero ubusatirizi bw'aba Burkinabe ugashyiraho uyu musore w'umunya Cote d'Ivoire ubwo ugashyiraho na bajiribere b'abanyarwanda ikipe ya APR byanze bikunze umwaka utawe imikino izabiryana cyane reka tore ko bamusinyisha. Rayon Sport yatangaje Bakame nk'umutoza w'abazamu bayo. Eric Ndayishimiye Bakame n'umutoza w'abazamu ikipe ya Rayon Sport akaba n'umu legend Samir w'ikipe yego yari kumwe nayo batwara ibikombe bibiri bya shampiyona 2013 bari batandukanye ariko yari kumwe nabo batwara bajya mu matsinda yari kumwe nabo bajya mu matsinda yashize ari umutoza w'abazamu ikipe ya Bugesera twamugarutseho cyane ndumva iyi sinyatire nubwo yatinze gutangazwa twarivuze igihe kirekire yese ko yagaragaye mu nzove rwose twarivuze igihe kirekire ari mu bantu rero bari mu myitozo muri equipe ya Rayon Sport barimo gukoresha imyitozo ariko umuntu mu by'ukuri navuga wemeje abantu mu myitozo yo ku munsi w'ejo n'uwitwa Sher afite futo akazi ziteye ubwoba cyane ni Neymar twatuntu twa Youssef no harabarusha taye n'umugabo mu by'ukuri bitagenze nabi rwose ubona ko azi umupira mu buryo budashidikanwaho akora ko yenda atandukanye na Youssef bigaragara ko afite body agakwiriye kubifite imbaraga bitandukanye na Youssef hari zandani rero namenye nshaka kunyuzamo nihuta cyane kugira ngo tugire iminota mike tuvuga tuvuga i Burayi nibura iminota nk'icumi ya nyuma hari zandani namenye muri equipe ya Rayon Sport equipe ya Rayon Sport hamaze iminsi harimo ukutarebana neza cyane hagati y'abayobozi bayo ibyo twabigarutseho uruhande ruriho Bagana Paul Muvunyi umuyobozi w'ikirenga wa Rayon Sport ndetse na president wa Rayon Sport president wa comité exécutif uyobora Rayon mu buryo butaziguye Bagana Tadeo Twagira Yezu tutumyemo umwuka mu minsi yashize hari bivugwa ko uruhande rwa Muvunyi rwifuje gukorera navuga guhirika ku butegetsi Tadeo byaransekeje cyane kuko mu bantu bashyizeho Tadeo na Muvunyi arimo mu by'ukuri mu bantu bamutanze nk'umukandida cyane Muvunyi niwe wamutanze nk'umukandida ariko bikavugwa ko hari abantu mu by'ukuri bari hafi ya Tadeo bagiye bamuyobya bamwereka ko gukorana na Muvunyi cyane kumwegereza cyane bizasubiza inyuma equipe ahubwo hari indi mishinga ashobora gukora ikabyara amafaranga adakeneye ba Muvunyi burya niho conflict yari iri afite abantu bagiye bamwereka ko hari imishinga bafite izateza imbere Rayon mu buryo bw'amafaranga badakeneye ba Muvunyi or mishinga y'igihe kirekire ntabwo wayitega iyi sezo tugiye kwinjiramo kandi ni sezo y'ingenzi cyane byagezeho minsi yashize Muvunyi rwose yatumiye Tadeo yifuza kumwereka ubushobozi ashaka gushora muri equipe byo gufasha club gugura abakinnyi yishyura ibirani bereyemo abakinnyi muri squad bataratangira imyitozo kubera amafaranga ikipe yabereyemo yifuje kumuha amafaranga aramuhamagara Tadeo yanga kuza yanga guhura nawe ariko Tadeo n'umuntu w'umugabo ufite umutima nama yaje kubitekereza asanga mu by'ukuri hari abantu bari hafi ye barimo baramuyobya birangira ahuye na Muvunyi mu minsi mike ishize rwose chronology kumana ibintu bibaye mu minsi 2-3 ishize so bahuye rero Muvunyi mu byo yemereye Tadeo nk'icyo ya supporting equipe muri iki gihe badawe Muvunyi bavuga ko mu myaka nk'ibiri tatiri imbere equipe yari izaba yigize mu buryo bw'amafaranga hari imishinga izaba ifite ibyarira amafaranga menshi aba partners bafatanye bikorwa bazayishura amafaranga menshi bazaba hari
ariko ntabwo bigiye gutangirana n'iyi sezo kandi rero ntabwo yakwemera kwinjira muri iyi sezo ititeguye haba ku ruhando nyafurika ndetse no mu buryo bwa shampiyona. Igikombe babuze mu minsi ya nyuma bagomba kongera kugishaka. Turimo turajyana neza. Muvunyi rero yabwiye Tadeo ko mu by'ukuri hari amafaranga yifuza gutanga muri ekipe ya Rayon Sport by'inkunga. Yibura afite amafaranga menshi. Muvunyi yabwiye Tadeo ko yifuza kugira uruhare rutaziguye mu kugura rutayizamu. Foro nganye barabizi ko atazatangira seza bareyo. Foro nganye zatangira gukina mu kwezi kwa 9. Yego ntabwo azatangira sezo, bagomba kuba bafite rutayizamu uryana. Muvunyi yifuje kubigiramo uruhare rugaragara mu buryo bw'amafaranga. Umuzamu ugomba gufatira ekipe ya Rayon Sport ubu ntabwo ahari, ntabwo arasinya. Muvunyi yifuje kubigiramo uruhare mu buryo bw'amafaranga, uruhare rugaragara cyane. N'undi mukinnyi wo hagati mu kibuga ukina ku 10 nubwo n'uyu Shell ari hakina. Sheli cyangwa se Sheli Mohamed Cheli. Abo bakinnyi batatu Bwana Paul Muvunyi yagaragarije Perezida Tadeo ubushake bwo kugira icyo bikora mu buryo bw'amafaranga. Avuga ngo twakwemera ikipe iravuna, kugura abakinnyi biravuna, iberi ni ukura amafaranga mu mufuka ukayatanga kandi turimo turavuga mu mamiliyoni 100 avuye ku mufuka mu muryango wawe ukatanga atazagaruka atazunguka. Ni ikintu kiba gikomera, ari ikintu cyoroshye. Urugero nk'umuntu wagwa miliyoni 50 akazikura mu mufuka wakaziguha atari kinini ari gukoteza atari ahantu ashoya azunguka kubera ko ashaka kugentera imbere, kubera ko ashaka gutera imbere mpari niyo position Muvunyi arimo. Aravuga ngo turamutse tudafashije ikipe ngo igura abakinnyi, niyo mishinga turimo gukora, turimo gutegura mu myaka 2 iri imbere ntabwo yazakunda. Kuko yazasanga bareyo barababaye, ekipe yari kubise hasi, yaraguye hasi ku buryo nta cyizere twazagirirwa, kandi abareba badahari biragoye cyane ko wagira icyo ukora muri mushinga wakora. Ndaguha urugero, Rayon Sport burya yabuze igikombe twarabibonye, burya yabuze igikombe cy'amahoro nabwo twarabibonye. Ibaziramutse noneho kuri inshuro nko muri sezo iregeje, urabona polisi burya iri kwibaka atoza abanyamahanga abakinnyi bakomeye. Rero mutse wengi ya gatatu ntitware n'igikombe cy'amahoro, ntitware n'igikombe cy'ubutware. Utekereza ko abayobozi ba Rayon Sport bagumamo? Yanavuyemo nabi wenda mu itandageza no batsinda. Iviremo muri round ya mbere mu marushanwa y'Afrika. Wakora prediction ko umwaka uzakurikiraho imikino hari umuyobozi wa Rayon Sport uri mu munsi wazabukirimo abafana bazaba barabirukanseho, baba barabisi ibisambo, barabatutse. Urabizi nyine uko bigenda iyo imishinga yanze. Ntabwo rero Muvunyi yifuza ko bigeraho. Aravuga ngo tuvunike uyu munsi tuyiha amafaranga yacu, dutegure noneho imishinga izasange Rayon Sport ihagaze bwuma ikomeye imeze neza. Who knows, baramutse bagiye mu matsinda amafaranga ya CAF yarayongereye kugira mu matsinda 1,400,000 y'isami ya Confederation byabaye mu Nyarwanda byabaye nka 500,000 ibaze 500,000 ziziye muri Rayon imwe imbumbe. Rayon Sport yabihagaze bwuma kuko ntabwo ntekereza ko ari Rayon Sport ariko kugira ayo mafaranga muri budget mu mafaranga ifite liquidity ntabwo biheruka menya bitaranabaho mu mateka yawe yafite mu mapuro gusa ko itarigeze igiraho liquidity ya 500,000 Rayon Sport. So nuko bihagaze muri equipe ya Rayon. Ni icyumweru tugiye kwinjiramo kiremereye cyane kubera ko yatangiye imyitozo kandi yatangiye kwitegura mu mwaka w'imikino. Mu cyumweru gitari Rayon Sport iratangaza Bigirimana Bed niyo mukinnyi Muvunyi yifuza kugura, ariko na polisi ikaba yabigarutsemo Rayon Sport kuko bumvikanye bagapfa amafaranga Rayon Sport itarabona. Rayon Sport ifite confidence ko izamutangaza mu cyumweru gitaha. Aba bagabo bari muri Rayon amafaranga ya Muvunyi, aba bagabo bari muri Rayon rutahizamu ndetse n'umuzamu. Yego uvuze bya Muvunyi nibyo niko bimeze, ariko sina Muvunyi gusa kubera ko abagabo bari muri Rayon bakomanze muri score ara amafaranga isanzwe igenera Rayon Sport yo kugura abakinnyi idashyira muri ya mafaranga ya partnership. Kavuga ngo wenda dufite miliyoni 120 turabaza kureba niba mwagura abakinnyi, ariko uyu mwaka noneho ntabwo score igeze ibaha ayo mafaranga. Barakomanze bisa naho byanga, bamaze kubona ko byanze rero basanga nta handi hantu bashaka gukura ubushobozi bwo kugira ngo bagure abakinnyi, no kugenda baterateranya amafaranga bafite bakara ko bagura abakinnyi. Ubwo rwose ku ruhembe mwe mu batanze amafaranga menshi harimo Paul Muvunyi, ariko na President Tadeo nawe ugomba kugira amafaranga atanga mwe na bagacinya kugira ngo byibura babanze basinyisha abakinnyi bari kuvuga bari hano mu Rwanda nko bita Idrissa Kuyatewe. Baramira ko yamaze gusinya ahubwo bategereje kumutangaza burya ngo yasinye mbere ukajya mu myitozo ntaranishyurwa ngo gutangazwa n'igihe azamaze guhabwa amafaranga nibwo azatangazwa Imana Bedi Idrissa Kuyate na Rutahizamu Rutahizamu
barambwira ko uyu munsi ashaka kurara ageze i Kigali rutahizamu Rayon Sport ku buryo icyumweru gitagura ku munsi wo kuwa mbere byibura rero 95% yaba yaramaze kuzana abakinnyi izakoresha muri sezo, abasigaye akaba ari babandi ivuga ngo dushaka kuzanamo undi umwe usigaye cyangwa se babiri, ariko kuwa mbere imyitozo izakoreshwa kuwa mbere n'umutoza azaba afite abakinnyi batakiri muri teste. Ubwo turavuga Tony Kitoga yamaze gusinya, Idrissa Koyate yamaze gusinya, uyu munya Algeria Ryan Hamosh yamaze gusinya, no rutahizamu uyu munsi nawe yamaze gusinya, ku buryo noneho abakinnyi cyane cyane abanyamahanga bazaba bamaze gusinya bose umutoza bafite. Ubwo bakagenda bareba abandi bakinnyi b'abanyarwanda bashaka gushyiramo nk'uyu mwana bita Ayman wo muri Etense, abantu baramubonye ku munsi w'ejo igitego yatsinze. Ubwo turavuga ba Aimable nabo wenda bashaka kugira bongeramo, ariko byibura reka Kitonga nawe ntarasinya, nawe ntarasinya, aracyari muri test, nawe ntarasinya, ariko nyine barashaka icyuma gitabe byagiye ku murongo. None umutoza akoresha imyitozo avuga ngo ndi kwitegura APR ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8, afite abakinnyi byibura nka 95% abandi bakagenda bazamo. Koresha amasegonda 30 tubwire niki kivugwa muri equipe y'Amagaju nayo ngo ifite ikintu kiremere cyane irimo gutegura. Yego Amagaju ari gutegura, burya Amagaju nawe mwe mu makipe nayo ategura sezo yayo hakiri kare cyane, abire kuri kabarekura kare, abo yongera mu masezerano ikabongerera, ndetse nabo yinjiza mu ikipe ikagenda ibashyiramo. Kubu ngubu rwose amakuru namenye nuko ikipe y'Amagaju yamaze gusinyisha umukinnyi w'umurundi. Amagaju burya hirwa n'isoko ry'i Burundi, kuko urebye abakinnyi yagiye ivana i Burundi, bano baciza Hussein ba Paple bose yabavanye Burundi, bacabarara kandi nabazana badahinzwe cyane, kuko urebye amafaranga ibagura ku mafaranga make cyane. Ubwo Perezida Paul Coup de Chapeau uburyo ageze kugira abatoza b'i Burundi, kandi abatoza b'i Burundi urumva bazi shampiyona y'iwabo cyane. Noneho ukanasanga na shampiyona ni Burundi umupira wabo bafite ukuntu muri bihe by'amavakansi baba bakina imikino amikari, ku buryo umutoza igihe ari mu biruka yabona n'abakinnyi kari ku mafaranga make. Uyu mukinnyi yitwa Iradukunda Desire yamaze gusinya rwose, yashyize umukono ku masezerano nubwo bo bataramutangaza ku makuru navanye mu buyobozi bw'ikipe. Iradukunda Desire rero yasinye amasezerano y'imyaka 2 yakinaga mu ikipe bita Ngozi City, ntabwo City si cyiciro cya kabiri Ngozi yarazamutse mu cyambere hani Ngozi. Ubwo rero Iradukunda Desire yasinye, ariko barambwira ko hari n'abandi bakinnyi basinye bagomba gutangazwa ku munsi w'ejo. Amagaju afite abakinnyi 2 yubikiriye ugomba gusinyisha bakomeye cyane hano mu Rwanda, muzabona bombe ataragera igihe cyo gutangaza amazina yabo. Harimo ba Joseph Sakes, ubwo birashoboka bamwe ko ari abakinnyi 2 b'imyaka bazasinyisha, ku buryo bavuye muri za muhazi nyine banifuzwa n'amakipe akomeye. Hanyuma kandi Amagaju yanongereye amasezerano abakinnyi bayasanganywe, harimo nka Dusabe Jean Claude ni kapiteni Nyakagezi, amazemo igihe. Iradukunda Daniel nawe yongera amasezerano. Ndayishimiye Edouard umwe mu bakinnyi bayifasha cyane, wawundi watsinze igitego APR, ndetse no bita Sebagenzi Cyril nawe yasinye amasezerano y'imyaka 2. Ubwo nyine Amagaju ibyari kubikora kare kugira ngo yirinde kongera gustraguringa muri sezita.